Nshuti bakunzi b'umukiza gospel nongeye kubasuhuza nyuma y'igihe kinini tudaherukanye, ariko nshimye Imana ko yongeye kunshira inzira kugira ngo twongere tuganire. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ese ni buryo ki twahindura abantu kuba abigishwa ba Yesu, ni buryo ki twakwamamaza Imana. Muri uyu mwanya rero nagira ngo tuganire twibaze uburyo twabikora, cyane cyane ko ariyo misiyo Uwiteka yaduhaye, niyo misiyo Yesu yaduhaye ubwo yavuze aya magambo ari muri Bibiliya. Dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 28, hano duhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Reka rero twongere dusome andi magambo yo kwamamaza Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 6 ku murongo wa 7. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Imana tugirire neza. Muri uyu mwanya rero turi kwibaza ngo ese ni gute twahindura abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa ba Yesu? Ese twakwamamaza ijambo ry'Imana dute? Ibyo bintu rero kubisobanura ntago wabisobanura wirengagije igihe turimo. Igihe turimo ni igihe kitoroshye, ubwo abantu kubwiriza ubutumwa bwiza bitaboroheye. Ese niki gituma bitaborohera? Zaba ari intege nkeya? Zaba ari ukubyirengagiza? Ese misiyo Yesu yabahaye baba batakifite? Aho ngaho niho dukwiye kwibaza. Uyu munsi iyo winjiye mu nsengero usanga insengero zuzuye abantu, harimo iteraniro rya mbere, rya kabiri, hariho n'ahaba amateraniro ya gatatu. Wakwibaza ati ese abo bantu barahindutse? Ese niba barahindutse ese kuvuga ubutumwa bwiza bigarukira aho ngaho mu nsengero? Icyo kintu wakibaza. Ariko Yesu we yaduhaye misiyo, aravuga ngo mugende. Amaze kubwira abigishwa be ngo ntawe ubutware bwose, haleluya, mu ijuru no mu isi. Mugende muhindure abantu kuba abigishwa banjye bo mu mahanga yose, mubabatize mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Aha ngaha turavuga ngo ese wahindura umuntu ute? Wahindura abantu bo mu mahanga ute? Buriya rero muri iki gihe biranagoye cyane, kubera yuko muri iki gihe kugira ngo uzahure n'umuntu uri kukubwira ijambo ry'Imana riguhindurira ku Mwami Yesu ni ingume. Ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Ariko se ubundi ni gute by'ukuri wahindura umuntu hanyuma akizera Yesu Kristo? Buriya rero reka nkubwire, icya mbere wamuhindura umusomeye ijambo ry'Imana, cyangwa se nanone ukamuhindura. Ubwo bwari uburyo bwa mbere bwo kumusomera ijambo ry'Imana, ukamumenyesha ubutumwa bwiza bw'ukuri, hanyuma yamara kubwumva akizera. Ariko birashoboka yuko ashobora no kubyumva ariko ntiyizere. Hari uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo kwera imbuto. Ijambo ry'Imana riratubwira, ni Yesu wabibwiraga abigishwa, ababwira ati abari ku mucyo wanyu umurikira bose, kugira ngo abantu bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Haleluya. Niba warakiye agakiza ukamenya Umwami Yesu ugahinduka, biragusaba kwera imbuto.
Izo mbuto rero zishobora gutuma abandi bantu bataramenya umwami Yesu bahinduka, bibaza uburyo ubayeho, bakavuga bati uriya muntu umucyo afite uturuka kuki, bakabyibazaho, hanyuma bakibaza icyatumye uhinduka, hanyuma bamara kukimenya, bamenya yuko ari umwami Yesu watuye mu mutima wawe, abantu bagahera ko bagahimbaza Imana. Imana tugirire neza. Haleluya. Abigishwa rero muri kiriya gihe Yesu amaze kubabwira ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ngo mugende muhindura abantu kuba abigishwa banjye. Imana idufashe cyane. Bo baragiye batangira kubwiriza ubutumwa bwiza bafashijwe na Mwuka Wera. Haleluya. Nuko babwiriza ubutumwa bwiza, abantu barizera, abantu barahinduka. Nuko bigera nubwo, haleluya, ngo batangira no gutoranya abadiyakoni. Imana ishimwe. Ngo ariko ngo bamaze kubatoranya, ngo ijambo ry'Imana ngo rikomeza kwamamara. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara. Niki cyatumaga ijambo ry'Imana ryamamara? Haleluya. Ikintu cya mbere cyatumaga ijambo ry'Imana ryamamara, icya mbere nuko baribwirizaga. Haleluya. Icya kabiri nuko babagaho Icya kabiri nuko babagaho mu buryo ijambo ry'Imana rivuga. Nukuvuga ngo ubuzima ijambo ry'Imana ryigisha bo bakabaho nkaryo. Haleluya. Ijambo ry'Imana niba rivuga ngo mwirinde, bakaba ari abigishwa birinda mu byo bavuga, mu byo bakora, ndetse bubaha Yesu, bubaha amategeko ye, ndetse kandi bera n'imbuto zikwiriye abihannye. Nuko rero icyo kintu cyo kwamamaza ijambo ry'Imana no kwera imbuto zikwiriye abihannye cyamamaraga mu bantu bose, abantu bose bakifuza gusa nabo, hanyuma bakahera ko bagahindukira, bakaza bakabatizwa mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Haleluya. Reka tujye mu buzima busanzwe. Ese muri iyi minsi ubona abakristo, ubona abitwa ngo barahindutse bera imbuto zikwiriye abihannye? Ese muri iyi minsi ubona abantu bacyamamaza ijambo ry'Imana, baribwiriza mu kuri no mu mwuka? Njyewe rero aho ngaho naguha igisubizo kivuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. Haleluya. Kandi muri iyi minsi ya none abantu benshi baragiye batakaza kwizera, ndetse bava mu byizerwa, bava mu kwera imbuto zikwiriye abihannye, barangije bakora ibizira byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ari nacyo gituma uyu munsi wa none kugira ngo uzabone umuntu kwerera imbuto ari ikintu kigoye, ndetse uyu munsi wa none kugira ngo umuntu uzabone umuntu ukubwiriza ubutumwa ariko kandi ubwo butumwa ubone asa nabwo ni ibintu bigoye. Nicyo gituma uyu munsi wa none, haleluya, ndakubwira uyu munsi wa none, nkubwira ngo uyu munsi wa none uhindukire. Haleluya. Birashoboka yuko wakongera ugakizwa, birashoboka yuko wakongera ugasubira ku isoko. Erega ngo naho igiti, birashoboka yuko igiti cyatemwa ariko kikongera kigashibuka, ndetse ngo kikongera kikamera ibiti byiza biruta n'ibya mbere. Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo were imbuto zikwiriye abihannye. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi birashoboka yuko wakongera ugakorera Imana, birashoboka yuko wakongera ukamamaza Imana, birashoboka yuko wakongera ukera imbuto, ndetse birashoboka yuko,
haleluya, wagarurira abantu benshi mu gukiranuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abantu bahinduriye benshi ku gukiranuka, kuko bazaka nk'inyenyeri. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi abo bantu Yesu azakenyera abahereze, ndetse haleluya azabambika n'amakamba yuko bahinduriye benshi ku gukiranuka. Imana iguhe umugisha mwene data. Uyu munsi wa none wongere wisubireho, wibaze niba misiyo Yesu Kristo yagutoranyirije uri kuyikora neza. Uyu munsi wa none nusanga warateshutse, hanyuma ufatanye nanjye gusenga Imana. Ariko mwene data, kora subscribe ndetse ukore na share kuri ubu butumwa. Imana iguhe umugisha. Reka rero dusenge Imana. Uwiteka Mana, turagushimiye cyane. Uri mwiza, uri Imana ikwiriye kubahwa, uri Imana ikwiriye kwamamazwa, uri Imana ikwiriye gupfukamirwa. Uwiteka Mana ishobora byose, fasha abantu bawe kugira ngo bongere bagaruke ku isoko, bongere bakizwe neza, maze bakwamamaze by'ukuri kandi bamurike. Haleluya. Umucyo wabo umurikire abantu bose, bahere ko bahimbaze izina rya Data wa twese wo mu ijuru. Uwiteka turagushimiye, wumvise iri jambo. Uwiteka Mana, ndamusabira umwuka wawe wera kugira ngo arusheho kubana nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.